rekura umwana wanjye agenda ajye kuwukorera, rekura ibyananiranye bikurekure, kuko Imana igukeneye ko ugenda ukayikorera, apana ibyo bintu bikwikoreye ntibigumye kukwikorera. Nuko Mose ageze kwa Farawo abwira Farawo ati Imana, Uwiteka Imana iravuze ngo rekura ubwoko bwayo bugende bukorera Imana, nutaburekura igihugu cyawe ndagiteza ubukene. Farawo ntiyamenye ibyo Imana ivuze. Abantu b'iyi si ntabwo bacyumva imvugo y'Imana, barababwira bakagira ngo ni ibisanzwe. Ubu nawe hari igihe uragira ngo ni ibisanzwe, ariko si ibisanzwe. Imvugo y'Imana ni ihame. Tegereza umunsi n'isaha, icyo yavuze izagikora. Ntugire ikibazo ngo ibyo Imana yavuze byaratinze, oya, no kubisohoza izabisohoza. Mose akimara kubimubwira yagize ngo ni inkuru mbarirano, ariko amaze kubyanga mwumve ibyabaye. Ngo Imana yafashe igihugu cyose igiteza ibikeri, ahantu hose huzura ibikeri. Ibikeri byari mu mazi bivamo bizamuka umusozi. Tekereza, mu bishanga ibikeri birimo byose birazamuka, ibiri mu nyanja birazamuka, ibiri mu butaka biva mu butaka, ibiri mu biti hari byaramanutse nimba bibayo sumbaze. Ariko ahantu hose hari igikeri ngo cyarazamutse kizamuka kija mu musozi mu baturage. Imana yaravuze ibikeri nzabiguteza ku buryo bizagenda bikuzura igihugu cyawe, bikaba mu nzu yawe, bikagera no mu bagaragu bawe no mu bantu bawe bose kubera iki? Kubera Farawo yanze kurekura ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo hari ibibazo bitugeraho kubera ko hari abantu hari imiryango, hari abantu banze kurekura ibintu, bikagomba kudukurikirana bikatwomaho karande. Niyo mpamvu zikunda kuba ku bantu. Buriya umuntu adasengeye karande ntabwo ashobora kubaho. Hari igihe uvuka ugasanga iwanyu hari karande ziteye ubwoba, bigasaba kuzirukana. Utabaye umunyembaraga nk'umunyamasengesho, uba umuntu ukomeye, uba udakomeye mu byo kwizera, kandi nawe zabikora ibyo abandi bakoze, nawe zabigukora. Ariko iyi Mana, mu ijuru hari Imana yirukana karande. Mu ijuru hari Imana ifata abadayimoni ikabapfinagiza ntibongere kwirukanka ku buzima bwawe. Amen. Muri uwo mwanya uko banze kumvira ngo Imana imaze kuzamura ibikeri, ndabugira ngo mbabwire ngo ibikeri biri mu bwoko butandukanye. Hari igihe abantu begereye ibishanga ujya kumva nijoro mu masaha ya saa 2 bifite amajwi atandukanye. Ibikeri bifite amajwi atandukanye. Ngaho ibaze urusaku ruba ruri mu gishanga cyangwa mu kibaya nijoro, wumva urusaku rw'ibikeri biki byose bisakuza. Tekereza kugira ngo no ku manywa byuzure mu nzu yawe, byuzure muke none ngo bigera no mu nkono. Umupapa yateka inyama cyangwa umumama yazitekera umutware, yapfundura zamaze gusha agasanga zamaze kuba ibikeri. Yajya kuryama, yajyama kuri matera akumva ibikeri birimo biraguguza. Yateka utujyo tugahinduka ibikeri, yateka agakoma kagahinduka ibikeri, yashyira amazi mu ijerekani agasanga byabaye ibikeri. Icyo yakora cyose igihugu cyuzura ibikeri. Ntawari ugiteka, ntawari ukijya. Mu yandi magambo, bafashe amasengesho yo kwiyiriza ubusa batayateguye. Kubera iki? Ntawari ukijya, kuko ibyo bakoragaho byose, ibyo bari bafite byose byuzuyemo ibikeri. Wajya ibiryo birimo igikeri, wajya ibiryo byaguyemo umusumbu, ariko none baza harimo n'igikeri. Ukajya kumva gikubise icyakirwa icyayo, bigira amajwi menshi. Ngo nijoro no ku manywa wajyaga kumva ibikeri bigira amabaze, ibya baze birayazamuye. Igikeri cya soprano kigakubitamo, icya tenor kigakubitamo, icya alto kigakubitamo. Ngo bikubita amajwi menshi y'ibikeri, igihugu cyuzura ibikeri. Amajwi ya baze biki byose, amajwi abaho n'atabaho, ibikeri bikubita amajwi. Ngo igihugu cyose cyuzura urusaku rw'ibikeri. Farawo amaze kubibona aravuga ati iyi ni Imana. Aravuga ati mu ijuru hari Imana. Abantu badasenga, iyo twaberetse ko dufite Imana, nabo barakizwa ku bwacu.
Farawo abaturage bagahorewe mu muryango. Farawo warekura abantu b'abandi bakagenda, iwacu ntabwo tukiye, abana bagiye gupfa, ndi konsa umwana kubera ko ntariye bikenda kugira bite. Baraza mu gitondo ati Farawo, 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 inkuru. Abantu bafata imyanzuro bati Farawo natabikora twe turagenda. Ariko Farawo gutakaza abantu baravuga ati nta kundi, reka mbarekure baje gukorera Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire, kuhumuriza, Imana ntabwo yitaye ku byo abantu bakuvuzeho, ntabwo Imana yitaye ku byo baguterereje, ntabwo yitaye ku bikwikoreye, ntabwo yitaye ku byo bashaka kukwikorera. Imana niyo yonyine ifite ububasha n'ubushobozi bwo gutura ibyo byose, byo kwirukana ibyo byose byakwikoreye. Imana itegetse ubuzima bwawe, itegetse muri wowe, ivuga ngo ibyo byakunanije, ibyo byakugwanyije, ibyo byagutesheje umutwe, ibyo byatumye udakomera, ibyo byatumye utaba umunyembaraga, Imana irabitegetse ngo nibikurekure. Nawe ndagusenya, nibikurekure mu izina rya Yesu. Nagira ngo mbabwire ngo Yesu ajya kuza mu isi, yamaze kureba iriya filime y'ukuntu bazamugira, aza mu isi. Yesaya yarahanuye aravuga ngo umwana w'Imana azahinduka nk'ikijegejege, ikintu cya debile, azahinduka ikintu cy'aho ngaho kitagira ubwenge. Igihe bazaba bari kumubamba ntabwo azaba agitekereza, azaba yabaye debile. Kubera iki? Umusaraba bamwikoreje. Nagira ngo mbasobanurireho gatoya. Yesu Kristo umwana w'Imana aza mu isi, bagiye kumubamba bamuhambirije ikamba ry'amahwa. Kiriya gihugu cy'Iroma bafite ubutayu burimo amahwa ateye ubwoba, ihwa riri kujya kuzuza metero. Tekereza kugira ngo bafate ikamba ryuzuye amahwa bayakwikoreze, bayagushyire ku mutwe. Abashakashatsi baravuze ngo ayo makamba bamwambitse ngo yarapfumuye, yinjira mu mutwe, aragenda agera no ku bwonko. Ayo mahwa bambitse Yesu yaragiye afata mu bwonko, arabujagaraza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo azamera nk'ikidebire, mbese azamera ni ikidebire, umuntu utagira ubwenge. Tekereza kugira ngo amahwa bayagutere mu mutwe ku bwawe nanjye. Yesu ari ku mubabaro. Ibyo ni iby'ibizima byarebaga n'abamarayika bakavuga bati ntabwo twabishobora. Ariko kubera ko Yesu yakunze umuntu, Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha. Yesu ayo makamba bamaze kuyamwambika, bamwikoreza umusaraba ufite ibiro hafi 100. Tekereza ayo makamba y'amahwa ayageze ku bwonko, terekaho ibiro 100, kilogaramu 100 ku mutwe wawe, ubyikorera ugende. Abahanga bavuga ko Yesu ubundi agira litiro 5 z'amaraso. Iyo atakaje litiro 1 y'amaraso ntabwo ashobora kugenda, ahita agwa hasi, agwara ikizungerera, ntabwo ashobora gutambuka. ariko umva Yesu, haleluya, haleluya. Yesu we bamukubise amakamba y'amahwa, bamutera imisumari umusumari wa 15 mu ntoki, mu biganza. Bibiliya iravuga ngo Yesu naza azaba afite na za nkovu bamuteye, imisumari bamuteye. Izo nkovu Yesu naza azaba akizifite. Hanyuma Yesu ngo umuntu agira litiro 5, ariko umva ibitangaza. Yesu we yavuye litiro 3 n'igice. Noneho tekereza, yikorera umusaraba wa kilogaramu 100, upimura ibiro 100, awujyana ibirometero birenze 20, awujyanye ku musozi witwa Gologota. Yikorera uwo musaraba yambaye na ya mahwa, yavuyemo litiro 3 n'igice, asigaranye litiro 1 n'igice. Nyamara ntabwo litiro 1 n'igice umuntu yaba akiriho, yaba yapfuye, ariko Yesu yari akiri muzima. Haleluya, haleluya. Reka tumushimire. Ariko umva ijambo akubwiye, ari kuvuga ngo ibyakunanije nibikurekure uje gukorera Imana. Ibyatumye udakora umurimo w'Imana nibikurekure ugende ukora umurimo
kuko nicyo Imana iguhamagarira. Mana, mu izina rya Yesu nsengeye aba bantu ubwoko bwawe, hari ibyabananije, hari ibyananije abasore, hari ibyananije abakobwa, hari ibyananije abagabo, hari ibyananije abagore, hari ibyabananije abana, hari ibyananije imiryango, hari ibyananije igihugu cyacu, hari ibyananije akarere, hari ibyananije iyi si. Ibyo byose nibiduture mu izina rya Yesu. Hari ibidatuma dukora umurimo wawe, ibyo byose ubiduture. Muri ibyo aravuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, ubu tugenda twemye. Urakoze Yesu, urakoze ko ubohoye mwene data, urakoze ko ubohoye mwene data, urakoze ko ubohoye uyu muntu uri kudukurikirana. Umuhe umugisha kandi umuhereze marayika mwiza ajya amurinda, ku manywa izuba ntirikamwice, nijoro ntagatinye ukwezi. Ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Yesu, amen.